manager niba ntarakoze neza haraho nabaye ikigaba byanyimisha amanota ikigo nico cyarinze kuja kuyanshakira ariko se ko kuba uyu mudamu akubazajya nkaja kuri ako bundi baracahakorerara wazajya nkaja kumwiyereka haleluya ariko ntabwo mbiyemeye uzi kuvuga Yesu mu mufukani mu kontaki utari butahe n'amaguru umuntu babwiye ngo uzapfa ntaco bigejejeho kubera ntazabona tipu umva yewe ngo kubera ntagiye kuzajya mbona tipu ngo nzapfa ntaco nigejejeho ubuse data birashoboka ko nabandi kwirata namwe mu bireba mubona ntaco nzigezaho haleluya ndakambabwire uko abantu batureba bitandukanye nuko ijuru ritureba icyo umuntu yakuvuzeho bitandukanye n'ikijuru ryakuvuzeho Yesu ashimwe umira ku kijuru ryakuvuzeho rinda cyane ikijuru ryakuvuzeho ntucyanduza cyangwa ngo ugitakaze achana na watu ni watu hawakujui babona ugenda ariko ntibakuzi babona uganira ukavuga ikinyarwanda nk'aba ariko ntibazi inkomoko yawe ntibazi nahuja ntibazi ikijuru ryagusezeranije Yesu ashimwe ubu uyu mudamu yaba yambonaga akareba kombi wanjye batakimbwira ngo iminsi 30 yageze Imana namwe izabahe kuba mu mazu yanyu abagikodesha mu izina rya Yesu burya umuntu ijoro ribaruwa riraye sibyo rata ndakeka hano nta muntu tunganya imyaka uretse umugabo wanjye wabundi utaho ariko abandi muri abana kuri ige reka mbabwire ijoro ribaruwa riraye niba habaho ibintu bibishe no gukodesha Imana ibarinde gukodesha mwa bakobwa mwe n'abahungu muzashaka Imana yarabahaye amazu yayo twaretse ibyacu byose mwami twaje kurara imbere yawe twaje kugutaramira data rero mu izina rya Yesu twagushimiye Imana kubw'ikiciro turimo gusoza twagushimira Mana ko watugiriye neza twagushimira Mana ko ari icyo udukoreye Mana twagushimira ko ari icyo ukoze mu buzima bwacu twagushimira ko ari icyo dukoresheje twagushimira kubw'ineza yawe twagushimira kubw'amasengesho agiye gusubizwa Mana guhera aka kanya twagushimira Mana kubw'ibisubizo tugiye kubona kimwe ku kindi twagushimira Mana kubw'imbaraga zawe zigiye kugaragara ahantu twagushimira kubw'ubwiza bwawe bugiye kugaragara ahantu twagushimira kubw'ineza yawe igiye kugaragara ahantu twagushima kubw'ijambo ryawe turi bwumvira ahantu twagushimira kubw'ubuhamya n'ibitangaza wakoze mu buzima bwacu tugiye gusangirira ahantu twagushimira Mana kubw'umugisha Mana ugiye kuduha papa twagushimira Mana kubw'imbabazi zawe twagushimiye kubw'urukundo rwawe gushimiye kubw'umutima uri hano gushimiye kubwa buri wese Mana washoboye gukandagira ahangaha gushimiye Mana kubw'imbaraga zawe urakoze mwami urakoze papa turagushimiye tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu dusenze twizeye kubikoze amen haleluya haleluya numva shaka ko tuvuga ku gusenga guhindura ibintu nahoze ntekereza ndimo gusenga nibuka ibihe nagiye senga sanga nta narimwe Imana yantengushe kugeza n'aya masaha mbahagaze imbere nta narimwe Imana yigeze reka kutwumva Yesu ashimwe ubusubumbu bahera oya reka mboreke ariko navugaga ku gusenga guhindura ibintu Yesu ashimwe uzi kuba uri mu kintu nukuri bikagaragara kusa nkaho uri umeze nka Yona reka mvuga ibintu byoroshe burya Yona bigaragara nkaho ku maso yabirebaga byagaragara ko kubaho ibyingiro byo kubaho birangiye ariko mu nda y'urufi arahasengera aravuga ngo nzi yuko nzongera kandi ari mu nda y'urufi yamaze kumirwa ariko Imana itegeka igifu c'ifi kutongera gukora Yesu ashimwe Imana rero igenda igategeka mu nda y'inyanja igategeka inda y'ifi kutongera gukora wewe uri muri Kigali uragenda wayi Imana itakora ibirenze haleluya kubera ko Imana itagusubiza niba Imana yarasubije Yona icyambere yagomye mbe murabyibuka ko yari yagomye yanze kumvira Imana yanze kujya gutanga imburi cyangwa se kujya kuburira aho Imana yamubwiye agerekaho guhunga Imana iravuga ati umva aho ujya hose turi kumwe niba wanze kujya kuburira uyu murwa ungana gukine newe mfite umukozi witwa urufi rurakwigisha Yesu ashimwe burya Imana ifite abakozi benshi abo tuzi n'abo tutazi nta mpamvu yo kuvuga ngo burya bwo ntafashe mikoro ibintu birahinduka oya Imana ifite abakozi benshi bawuzi n'abo utazi Yesu ashimwe navugaga ngo gusenga guhindura ibintu
Yona yasengeye mu nda y'urufi, ntekereza ko aba bantu bari kumwe mu bwato bamujugunya, uwo mwanya inyanja yahise ituza. Nibaza ko niba barongeye guhura baravuze ngo ni umugabo usa na wa wundi twajugunye mu nyanja. Amen. Niba barongeye guhura, Imana imaze gutegeka urufi rumurutse, ntekereza bamubonye baravuze abantu kwisi barasa, uriya mugabo arasa n'umugabo wanze kumvira Imana, turamujugunya mu nyanja. Ariko reka nkubwire, nta hantu kure habi habaho Imana itakura umuntu. Nta n'ahantu heza, nimvuga heza wumve heza, habaho aho ibitekerezo bye bidashobora gutekereza Imana itakugeza. Haleluya. Nenda kukubwira ngo Imana igikoresha ikintu c'ubusabusa kugira ngo ikugeze kuri destiny yawe. Amen. Imana ishobora gukoresha ikintu kimeze nk'ubufindo kugira ngo bya bintu maze igihe usengera, wowe mu bwenge bwawe, ukuntu wari warateguye amadosiye, ukuntu wari waranateguye na speech nziza isukuye, hanyuma ukabona birafeirinze, ariko muri kakanu kameze mbese mukayira kameze nk'akayira k'imbeba. Ico kinyarwanda kirumvikanye? Mukayira kameze nk'akayira k'imbeba, kameze nk'akayira kapanya. Aho hantu ukabona hapfurundutse igisubizo cyawe. Ngibasha gukora ibiruta cyane. Jewe ndarikunda, biri mu Efeso, iryo jambo riri mu Efeso igice cya 3:20. Ngibasha gukora cyane. Nendaga kukubwira ngo muri bya bintu maze igihe uhatana nabyo ibasha kubikoramwo cyane. Muri kwa gusenga ukabona ni nko gusunika igikuta, ibasha gukora cyane. Muri ya masomo urimo kwiga ukabona ni mu gicuku, ibasha gukora cyane. Haleluya. Oya, narivuze ngo hahandi wa depoje ukabona ntibikunda, ibasha gukora cyane. Yesu ashimwe. Ibasha gukora cyane, abantu bakuzengurutse babyemera batabyemera, ako si akazi kayo. Icy'ingenzi nuko ibasha gukora cyane. Haleluya. Icyo nyikundira rero, ntabwo igiza gukora ngo ibanze kuzenguruka kwa Mucyo imubaza amakuru ya Janete. Haleluya. Ako kanumva kataryoshe. Ntabwo igiza kuvivura akazi kawe ngo ibanze inyure kwa Sara ibaze niba Bosco hari ukuntu bijya bimera. Iyo yivuze ngo ndakora ni ndakora. Haleluya. Kandi ijambo ryayo ni ukuri. Reka turebe muri Nehemiya igice cyaho cya mbere. Yego, muri Nehemiya igice cya mbere, murongo wa 4. Haleluya. Ngo gusenga kwa Nehemiya. Wafata mikoro ukadusomera. Gusenga kwa Nehemiya. Gusenga kwa Bosco uri hano. Gusenga kwa Papa Esther na Mama Esther. Gusenga kwa Sara na Juliet. Gusenga kwa Vincent, etc. Haleluya. Gusenga. Ariko burya uri hano kuko waje gusenga. Ariko burya uri hano kubw'impamvu runaka. Niyo utabimbwira, ariko ijuru rirazi impamvu yatumye urekishuka kandi hakonje ukaba wicaye hano. Ntabwo mubizi ko ku kimwe tujya tubura naho twicara. Ntabwo mwese ntimuri abahano, ntabwo mubizi. Ariko muri bangahe ubu turi bangahe? Haleluya. Burya ibi bintu biba bisa n'ibigoye, ibi bintu byo byitondera. Dusomera rata muhungu wanjye igice cya mbere umurongo wa 4. Nehemiya igice cya mbere umurongo wa 4 haravuga ngo maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye niyiriza ubusa sengera imbere y'Imana nyirijuru n'isi. Nyirijuru nti ndakwinginze Uwiteka Mana nyirijuru, Mana nkuru itera ubwoba, ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. None tegera ugutwi kwawe kumve n'amaso yawe arebe, wumve gusenga umugaragu wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi ku manywa na nijoro, nsabira abagaragu bawe b'Abisiraheli, natura ibyaha Abisiraheli twagukoreye. Ni koko
jyewe n'inzu ya data twaragucumuye umeze twagukiraniweho cyane, kandi nitwitondeye amategeko yawe ntibyategetswe nk'amateka yawe ibyo wategetse umugaragu wawe Mose. Ndakwinginze ibuka ijambo wategetse umugaragu wawe Mose uti, nimucumura nzabatataniriza mu mahanga. Kandi uti, ariko nimungarukira mukitondera amategeko yanjye mukayasohoza, nubwo abirukanywe banyu bazaba ku mpera y'isi, nzabakurayo mbateranye mbazanaho nitoranirije nkahatuza izina ryanjye. Abo ni bo bagaragu bawe n'abantu wacunguje ububasha bwawe bwinshi n'amaboko yawe akomeye. Nyagasani ndakwinginze, tegera ugutwi kwawe gusenga k'umugaragu wawe n'uko abagaragu bawe bishimira kubaha izina ryawe. None uhe umugaragu wawe umugisha, umuhe no kugirirwa imbabazi n'uyu mugabo, kandi ubwo nari umuziritsi wa vino y'umwami. Amen. Ngo kandi ubwo yari umuziritsi, yari umuseriveri. Yesu ashimwe. Ni amagambo atari makeyi, ariko nshaka ko dukuramo ay'ingenzi, nshaka ko tuganira muri iki gicuku turi imbere y'Imana. Uyu mugabo, izi nkuru yumvise uhereye hariya ku murongo wa mbere, ni inkuru yari amaze kumva z'ukuntu iwabo hasenyutse, ndetse yumva ukuntu habaye amatongo, ndetse yumva ko ababo bajyanyweho iminyago, banyazwe. Ndetse ntibanyagwa gusa, ahubwo n'ahabo harasenyuka. Amaze ngo kubyumva, we ntekereza ko yari yaragiye mbere, amaze ngo kubyumva afatwa n'agahinda ko urukundo rutuma akunda iwabo, rukunda Yerusalemu, ngo umubabaro uramufata, atangira kuririra Imana. Yarazi Imana. Yesu ashimwe. Ariko twumvishemwe amagambo akomeye. Icya mbere, ijambo ry'Imana yatubwiye ngo amaze kumva izo nkuru z'ukuntu Yerusalemu hasenyutse, habaye amatongo, yaricaye ararira. Icya kabiri, afata umwanya wo kwihana ibyaha bye n'ibyo ubwoko bwe. Yesu ashimwe. Mu magambo make, uyu munsi turi imbere y'Imana dushaka umugisha, ariko hari aho tuvuka. Yesu ashimwe. Buriya iyo aho mvuka, iyo baza kuba batarakoreye Imana atarizo, ntabwo Jeannette aba ari uyu nguyu, buriya aba ari uwundi. Aho mvuka, iyo baza kuba batarakoreye Imana zitari nyakuri, uyu munsi, haleluya, uyu munsi ahari biba bikugora kumbona, biba bigusaba audience nini cyane. Amen. Ariko kubera ari ukurwana, biba bimeze nko gusunika igikuta cy'amabuye, ugasunika uyu munsi ukabona higiyeho gato, ukongera ugasunika, nyuma y'umwaka ukabona higiyeho akantu kangana gutyo, ukongera ugasunika, nyuma y'imyaka ingaho ukabona higiyeho akandi kantu, doko duhora mu gusunika. Amen. Biradusaba ko tubanza gusubira hari iwacu tugasenya. Yesu ashimwe. Dusubire ku nkomoko, aho hahandi mu gisekuruza cy'iwacu, dusenye, wikureyo. Yesu ashimwe. Ndashaka, hari ikintu nabaye nk'umuntu wishurirwaho ukuntu urareba aho waba dosiye yawe yabisesetse, uri kureba ahantu mu bitabo byinshi byaba bipanze, ukavuga ngo ahantu naradepoje ndumva ntacyashaka akazi, reka ngende nkureyo dosiye yanjye. Muri kubireba, ugacomorayo dosiye yawe. Niyo byagenda gute, niyo bagera kuri ya nomero ho bari barapanze, ntago bashobora gushaka dosiye ngo bayibone kuko warayicomoye. Ibyo bintu birumvikana. Haleluya. Akuye umugabo njya muri biro nkasanga ruhande rwe hegetse yakabati. Ndakeka hariyo ibitabo byinshi by'abantu benshi, cyangwa se by'ibintu byinshi mukora. Mu gitabo kimwe muri biriya bitabo bipanze kivuga ikintu runaka muri kariya kazi ukora, hagize ugacomora, noneho hagera igihe ca audit, bagera kuri iriya gahunda bamara kuyikubaza ukagishakisha ukakibura, buriya audit wayikora gute? Ntago bishoboka.
watsindwa. Voilà, nako nashakaga. Ndashaka ngo ducomoreyo amadosiye yacu aho dukomoka. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu nabasabye, numvishije nasabye uyu mugabo wanjye namubwira ngo ndumva tutavuga uretse ko binahura rwose igihe tuzengurukiye aho tuvuka, igihe tuzengurukiye dusenga tubona nta mpinduka, igihe tuzengurukiye tukabwiriza ariko bintu ukabona ni bya bindi, burya kirahagije koko. Ariko nendaga kukubwira ngo comora, wicomoreyo mu gisekuruza kiriya ciwanyu, sinzi niba ari cy'abagunga, muri gisekuruza ciwanyu sinzi niba ari cya, sinjya amenya kubivuga neza, njya amenya cy'abagesera, cy'abatsinga, abasinga, ucomoreyo. Haleluya. Wicomoreyo nurangiza uvuge ngo nkuyeyo kandidatire yanjye sinkira umutsinga, ndi umwana w'Imana, ndivanyeyo hariya kwa nyira runaka na runaka, kwa runaka na runaka, ndicomorayo ngende umunyejuru. Uyu munsi ikinyejana cyanjye cyangwa se igisekuruza cyanjye ntabwo kibarizwa ahangaha kwa Musinga na Mukamusinga, ahubwo kibarizwa mu bwoko bw'Imana, kibarizwa muri Kristo Yesu, kibarizwa mu bwoko, kibarizwa mu rubavu rw'amaraso ya Yesu. Aho ngaho niho mbarizwa. Nta murozi wanshaka rero ngo mbone kuko ntabwo nkiriyo. Haleluya. Oya, nta muntu waroga ibyo ngo abishikire kuko ntabwo uriyo. Babona ugenda ariko kandidatire yawe yavuyeyo kera. Muri dosiye bagufitemwo mu bagesera ntabwo nkiriyo. Barandeba bakanshaka ariko ntibambona. Birashoboka ko data aje kubyara yavuze ngo ku rubyaro rwa gatandatu ngo uzavuka yaba umuhungu yaba umukobwa azagukorere. Genda urubyaro rwa gatandatu. Ariko kuva narahishuriwe nkamenya akantu kitwa kwicomora, ndakubwiza ukuri, niyo bareba mu madarubindi kuzimu ntibashobora kumbona Jeannette. Haleluya. Ndasaba ngo twicomore bya bindi uvuga ngo nkurahiye, bya bindi tujya twirahira nyene hariya tujye tuvuga ngo nkurahiye Yesu wapfiriye ku musaraba akamena amaraso menshi kugira ngo cyungurwe. Nukuri kw'Imana icyo kivugo kiraryoshe kiranahagije. Ndakubwiza ukuri, nukomeza kwicomora ukavuga ngo nkuko mama ajya kumbyara bafashe umukasi cyangwa urwembe sinzi icyo bafashe bakantandukanya n'umukondo we, bakantandukanya n'indaye, uko bantandukanije niko uyu munsi nitandukanije n'amaraso y'ubugesera, niko nitandukanije n'amaraso y'ubugunga, niko nitandukanije n'amaraso y'ubutsinga. Murambabarira nimbivuga nabi, by'ubusinga murantunga, ndi umugesera, kera nari umugeserakazi, apana uyu munsi. Haleluya. Niyo mpamvu niwumva ari byo mvuga nibiko ari byo inzi. Amen. Ariko iyo umaze kwicomora ukavuga ngo nk'urugero icyo maze kugenzura mu bageserakazi cyangwa mu bagesera, biragora kugira ngo umugesera azubake arambane n'uwo bashakanye paka bashaje. Biragoye. Iyo adapfaka yaratandukana, biragoye kugira ngo uzabone umugesera yashatse umugore umwe. Niyo ntituri mu gihugu kitabyemera, niyo bitameze gutyo usanga agenda asesera. Niyo yaba yitwa ngo aba mu rusengero usanga asesera. Kiretse uwasobanukiwe akicomora, barahari bicomoye. Umaze kumenya ibyo bintu rero uravuga mbese ni kubera iki? Hari ibimana baba barakoreye basogokuruza bakaba barabiterekerereye, bakavuga ngo ubwoko buno buzajya bukora ibi nibi, nibumara gukora ibi nibi buzajya. Noneho reka mbabwire, niba uyu munsi tutagiterekera ukabutubahiriza imigenzo baso babamurikiye, ukabuta muranasenga, urumva utanababaje. Ahubwo Imana itubabarire. Ahubwo tuba dukwiye gusenga tutisengesheje kuko wasoje urugamba rukomeye. Uribaza gukatinga iki generation yabayeho, wowe ukavuga ngo ndabihagarikiye aha kuko maze kumenya ko Imana ikora gutya, ko ijuru rimvugaho gutya, ukabihagarikiraho. Warangiza kubihagarika ugahita udamarara, ntukomeze urugamba. Ubu sokobereye intambara ikomeye. Gusokobera ubutangije intambara ikomeye, bisaba kutagomba kuyireka. Nudasenga utisengesheje ushobora kuba waramaze kwitandukanya n'ibyo, ariko abantu uzabyara uzisanga bafitemo uturaso tw'utugesera, wisange bya bintu wakwebye abana bawe byarabototeye cyangwa se byarabakurikiranye. Yesu ashimwe. Biragusaba gusenga, ukongera ugasenga, ukongera ugasenga, ukongera ugasubira ugasenga, ukongera ukabwira Imana ngo ndashaka kubona impinduka. Reka mbabwire, uyu mugabo witwa
uyu mugabo wahagaritse imvura Eliya, uyu mugabo wahagaritse imvura ihagarara kugwa imyaka 3 n'amezi 6, siko birivuga. Utekereza yuko iyo ataza gukomezanya ubusabane n'Imana, inzara ntiyari kumwica mu bandi? Yari kumwica rwose, kuko yahagaritse imvura mu gihugu arimwe. Nta myaka yari icera, nta mvura yari ikigwa, nta migezi yari ihari. So iyo atakomezanya ubusabane n'Imana ngo aheruka yihagarika, inzara itere, ibyo avuze bibe, atazi ngo ararya hehe, atazi ngo arahungira hehe, nawe yari gupfa mu bandi. Ariko kubera yayihagaritse hari amakuru afite, Imana iramubwira ngo jya ku kagezi Kereti, ndagategetse kabeho ku bwawe, kandi umutsima umwami yakabaye arya nzajya ntegeka ibikona biwibe biwukuzanire. Burya rega Eliya ku kagezi Kereti, utekereza ko ahantu hose hari inzara? Utekereza ko uriya mutsima yawukuraga he? Igikona cyawukuraga he? Nta handi byari umutsima wabonekaga, ni ibwami gusa. Imana itegeka igikona. Nababwiye ngo nta kintu kitakorera Imana, ujye witonda. Yesu ashimwe. Nta kintu na kimwe kitakorera Imana. Nubona hari ubuzima urimo bwagucanze ukavuga ngo maze Imana sinzongera no kuvuga, baragushuka. Imana ifite abakozi uzi nabutazi, n'izi ntebe zavuga. Imana itegeka igikona ngo kikajya kizana umutsima kiwukuye ibwami kikaza. Muzi igikona ukuntu gikunda ikintu citwa inyama. Ibikona ni cya kindi gifite umukara, umweru hano, ahandi ari umukara. Kiriya kintu gikunda inyama mu rwego ntashobora kubigusa. Ariko Imana irakifunga umunwa kakibwira ngo genda uzane inyama umwami yagombaga kurya, uzanire umukozi wanjye ku kagezi. Imana ikamubwira ngo ngaho nywesha ari amazi. Igihe kigeze y'amazi arakama. Uratekereza uriya mugabo ataza gukorana ubusabane n'Imana byari kugenda gute? Yesu ashimwe. Bayarapfuye mu gihe abandi bose bapfaga, nabo yarapfuye, ko ntabwo yagombaga gupfa kuko yari afitanye ubusabane n'Imana. Ntekereza ko Eliya akagezi kamaze gukama yarazi ko ngira ngo hagiye gupfukuka, tuzamubaze nitugera mu ijoro. Nibaza ko yarazi ko hagiye gucukuka iriba rinini, noneho ngira ngo rizajya ridudubiza umutsima n'amazi cyarimwe. Ariko siko byagenze. Haleluya. Uzahana Imana yamwerekeje. Yaramubwiye ngo nugende ngo hari umupfakazi nategetse wo kugutunga. Aravuga ibintu busumva burase. Ntekereza ko muri baravuze ndavangiwe Eliya. Igihe nakumviye Imana ariko kuri isho ndavangi umupfakazi antunge, ndavangiwe. Ariko kuko yarazibanga ryo kumva Imana arayumvira, ngo arashorera aragenda. Ahageze buriya muri kiriya gihugu ko hari abapfakazi benshi, buriya ari kumubwirwa niki? Ariko kubera ubusabane n'Imana aramwitegereza. Ese ko yabonye umuntu atoragura udukwi ari kubwirwa niki ko ari umupfakazi? Ariko kubera kumva Imana, bene dareka tujye twumva Imana. Mu bintu ubona bisa n'ibidafite ishusho, reka twiyumvira Imana. Mu bintu usengera ukabona ntibirimo kumva, ariko reka twiyumvira Imana. Burya byakumva bitakumva, ariko Imana ntihinduka n'Imana. Reka twumva Imana. Yesu ashimwe. Arangije ngo abona umukecuru uri gutoragura udukwi, ngo ntekereza ko muri wijwi ry'Imana ryavuganye nawe, aramubwira ngo wa mupfakazi nategetse n'uriye. Ngo aramubwira ngo genda unzanire amazi yo kunywa. Ngo arimo kugenda aramubwira ngo maze ngo usonge n'umutsima unzanire. Kandi imagine umunsi Janete ahingutse wawe kabona ndihanukiriye ngo wampaye amazi yo kunywa, yo turayatanga rwose. Noneho waba utaranayanzanira nkahita nkubwira ngo ariko uzunzaniye n'umutsima, usonge n'umutsima ubanze umpe mbere yuko usonga wewe ngurye. Bavuga uziko newe na escoro. Uko biri kose wahita unkingurira protein nkasohoka niruka. Ariko siko byagenze k'uyu mupfakazi kuri Eliya. Ngo yaramubwiye amubwira ukuri kw'ibintu, aramubwira ati ntakubeshe. Haleluya. Ndi kuvuga ku gusenga guhindura ibintu. Aramubwira ngo ntakubeshe, umujakazi wawe dusigaranye agafu gakeye, ndi gutoragura udukwi. Urumva arimo aranatoragura udukwi ni nk'utuntu tw'utwakatsi tudafatitse, ngo ngende ngasonge tukarya hanyuma twipfire n'umwana wanjye. Ariko kubera gusenga kwa Eliya bituma uyu mupfakazi abaho, ntiyapfa nk'uko ibitekerezo bye byamubwira, ahubwo abaho. Haleluya. Imana imwoherezaho umukozi w'Imana, ituma agafu kendaga gushira iyo segonda gatubuka. Uzi ko uyu mukecuru yumviye, twige no kumvira Imana. Uzi ko uyu mukecuru yumviye koko agasonga kamuzanira no kumwuko. Urumva akantu yazanye kumwuko koko ntikari kariho. Ariko uzi ikintu cyabaye, ngo ntabwo ikibo cyongeye gushira mwifu, ngo n'agacupa k'amavuta ntiyongeye gushira. Haleluya.
ubwo se Imana ntiyari igikoze ahubwo kiruta cyo kwibirwa inyama. Haleluya, Yesu ashimwe. Ndi kuvuga ku gusenga guhindura ibintu. Uyu mugabo igihe kigeze cy'imvura kugwa, ari we wahagaritse imvura. Uzi ko yabwiye umugaragu we ngo manuka ku nyanja, se kuko atari yabimenye ko agacu gahari, ariko aramubwira ngo azamuka ku musozi, yubika umutwe mu maguru. Sishaka kwasoma kuko ndi gusoma ndi kubabwira ku gusenga guhindura ibintu. Ariko usomye aya magambo ya Eliya, mwarasomye mwaranayabwirijwe na inshuro zitari nkeya. Ariko ngo arazamuka ku musozi acurika y'umutwe, ngo abwira umugaragu we ngo manuka ku nyanja uje kureba ko hari agacu ubona, ko hari icyo ubona. Yamubwiye ko hari icyo ubona. Yubika umutwe mu maguru ngo asenge, ngo aragaruka amubwira ngo nta kintu mbonye. Subirayo. Arongera ngo nta kintu mbonye. Subirayo. Arongera arayibwira Mana. Ntekereza ko muri uku gucirika umutwe mu maguru, muri uku kubika umutwe ku musozi, ntekereza ko yari hayibwira ngo Mana, ndumva ndushe gukomeza nja gutungwa n'abapfakazi, ndumva mbirushe. Noneho Mana, uyu mugabo, uyu mupagani ashobora kuba yarize imbaraga zawe, ongera utegeke imvura igwe. Haleluya. Kuko inshuro nyinshi bashatse Eliya ngo bamwice kubera guhagarika imvura bikabananira, kubera kuvugana n'Imana. Rimwe ngo bagatuma ingabo ku musozi z'abantu 50, ngo akavuga ngo muntu w'Imana, ngo umwami akudutumyeho, ngo niba ndi umuntu w'Imana murumanuke ubatwike. Bikagenda gutyo. Uzi cyatumaga gutyo? Yari yarubatse ubusabane n'Imana budashobora kuvogerwa, kuko icyo yavugaga cyaba kibi cyangwa cyiza Imana yahitaga igikora. Biradukwiriye ko twubaka ubusabane n'Imana ku buryo hagira ikintu kitunyeganyeza kigasanga twaracometswe kera. Yesu ashimwe. Eliya kugeza ubwo ingabo zigira 3 bamaze kumenya ko izingahe zose zapfuye, uwanyuma yaraje avuga ngo nikubise imbere umugaragu wawe. Urumva yaje bitandukanye n'abandi. We ntago yaje ngo umwami akudutumyeho, ngo muntu w'Imana ngo umwami akudutumyeho. Yaraje yikubita imbere ngo ubuzima bwanjye n'ubwabo turi kumwe bubwiga ikiri imbere yawe. Urumva abantu bazi maze kumenya uwacometswe umuntu. Reka mbabwire, uzi Eliya Bibiliya ivuga ngo kari akagabo kagufi ngo kimwemwe, ngira ngo imwemwe murabizi, kari ako ngako ariko kagufi kabisa, wareba ukaba ngo wakubitira ubuntu. Ariko reka nkubwire, kari akagabo ngo kubatse ubusabane n'Imana ku buryo yahagaritse imyaka 3 imvura n'amezi 6 irahagarara, ku buryo yamanuye umuriro wica ingabo 150 ingahe yemwe 150 51 ubwo ni kangahe? Ntabizi imibare bari hano. Ni 153 yego. Haleluya. Icyabiteye urakizi, yari yarubatse ubusabane n'Imana ku buryo yavugaga ngo ngewe niba ndi umugaragu w'Imana umuriro uzugutwike, uwo mwanya ukaza. Igihe kigeze cyo kugira ngo umuriro imvura yongere kugwa mu gihugu, yabwiye umugaragu ngo genda undebere. Ubuse ntabwo yarabizi ko imvura uwo munsi iri bugwe, ariko amubwira ngo genda. Aragaruka ntaco mbonye, subirayo, ntaco mbonye, ongera usubireyo, ongera usubireyo, ongera usubireyo, kugeza ubwo umugaragu yamubwire ngo hari icyo mbonye ku nyanja ariko ntigifatika. Haleluya. Ariko ntigifatika. Amubaza ubonye iki? Amubwira mbonye agacu kangana n'ikipfusi n'ikiganza. Ariko hari umuntu mvugana hano yaba afite agacu kameze nk'ikiganza. Haleluya. Hari umuntu uri hano yaba afite agacu kameze nk'ikiganza. Reka kagacu nkagereranye nta handi bakubwiye ngo depoza uzabona ishuri. Reka kagacu nkagereranye nta handi bakubwiye ngo depoza uzabona y'akazi. Reka kagacu nkagereranye na kakandi bakubwiye ngo kora iki niki iyi business izunguka. Haleluya. Ako kantu reka tukagereranye n'agacu. Tera intambwe hamwe no gusenga, Yesu azagushigikira. Haleluya. Eliya arangije yumvishije ikintu gikomeye ngo mbonye agacu. Yahise abwenda aramubwira ngo genda umubwire. Haleluya. Genda ubwire uriya mwami yihute kuko hagiye kugwa imvura ya rukokoma, agiye kunyagirwa. Yesu ashimwe. Ngo umwuka w'Imana ngo ahita muzaho, ngo uwo mwanya ngo igicu kirahinduka, ngo uwo mwanya imvura ngo iragwa, ngo hanyuma Eliya, Bibiliya avuga ngo aracebura. Gucebura no kugira gutya, no kuzinga ingutiya. Ngo maze aracebura, ngo kandi umwuka w'Imana muzaho ngo asiga igare ry'umwami. Nari ndiho nivugira ku gusenga guhindura ibihe.
uyu mugabo wari umuseriveri wa vino y'umwami ibwami amaze kumva aya makuru y'ukuntu i Yerusalemu hahiye, y'ukuntu habaye amatongo, y'ukuntu hasa ntatazongera kubaho, ngo umubabaro uramufata, ariko umufata asenga, ngo yibuka ko ari Imana idashobora gutuma i Yerusalemu hahinduka amatongo, ngo arangije afata igihe arayibwira ngo Mana tubabarire twaragucumuyeho, nitujya dusenga tujya twibuka. Ubundi gusenga k'umuntu umwe gusa utunganye neza gushobora guhindura n'igihugu, si byose siko Imana yabwiye Mose? Ni Mose? Yego, ni Mose yaramurafasha. Niko Imana yabwiye uyu mugabo, iramubwira ngo gusenga nihaboneka umukiranutsi umwe muri Sodomu ndamukiza. Gusenga kwawe rero uri hano burya kwatuma tuzana ubuzima. Ndumva mbabajwe n'umuntu wabuze ubwishu kandi ifite amaboko nakabaye mwishurira. Reka nkubwire, Imana izakwagura kugeza ubwiko izo ntego zigumane. Imana izaguha kampani ku buryo uzahinduka, bazajye bavuga ngo ajya hano tujye tuvuga ngo kwa Rujugirora, bazajye bavuga ngo muri ya mazu yo kwa Victor ibasha gukora ibiruta cyane. Ibasha gukora ibiruta ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Ese utekereza yuko ari ikintu gikomeye cyane Imana kukugabiza agace kamwe ko muri Kigali cyangwa se ko mu Burasirazuba ukakubaka amazu ukagahereza abapfakazi runaka ukababwira ngo nimuture mugubwe neza? Utekereza ko ari ikintu gikomeye cyane cyakanga Imana kuba wagira intego ukavuga ngo ndumva hari abanyeshuri nka 20 nifuza ko biga bakarangiza bivuye mu ibyo ni ibintu toto kuri Yesu. Icy'ingenzi ufite intego iyihe? Urabishaka ngo ubikoze iki? Haleluya. Ese waba uri umuyoboro mwiza, uri tiyo nziza izageza amazi ku banyotewe kugira ngo ibikore? Ariko Yesu ashimwe. Utekereza yuko hari abantu batazi amatiyo ya Wasake? Twese turayazi amatiyo ya Wasake. Utekereza yuko aya matiyo aba munsi y'igitaka? Umunsi mwavuze ngo ntabwo ngishaka kuba munsi y'igitaka. Igihe abantu bakanywereye amazi batazi ahantu anyura, natwe umunsi turashaka kujya hejuru kugira ngo mubone amatiyo abahereza amazi. Muri uwo munsi ntitwaba tugowe. Imana ikeneye aba bakozi b'Imana bakora atari ngombwa ngo bigaragare. Imana ikeneye uyu muntu, hari umupfakazi yagaburiye abana binyuze muri uwo muntu. Imana ikeneye uyu muntu, hari umuntu wishuriwe inzu batajugunye hanze binyuze ku muntu bitarinze kumenyekana. Uyu mupfakazi wagaburiwe cyangwa uyu muntu uyu mukene wishuriwe inzu akavuga ngo Mana uyu mugisha runaka umpera umugisha runaka umuha umugisha n'urubyaro rw'utekereza kwitagutanga. Haleluya. Ariko se ubu iritiyo rigiye rikavuga ngo nange ndashaka komba kakantu abantu bose baza bagakandaho bagahita bakaraba. Ubu ntitwaba dufite ibibazo. Haleluya. Uko rero niko abantu b'Imana muri iyi minsi dusa nuko tumeze. Bandebe bambone ngiye no gufasha, niba ntwaye akagare ndahita ntwara na mikoro nyene bahita babibona ko nagatanze. Sibyo rata mujya mubibona cyangwa nigiye gusa? Oya nigiye gusa ubibona, ariko giye haraho nayibonye. Natwaye agafuka k'umuceri ariko ndahita ntwara na kamera. Ibyo ngibyo uzabikureho rata. Haleluya. Sibyo ndahita ntwara na kamera ariko nyine bibone ko nabikoze. Nubakiye umuntu inzu ye wana nayisanya arigiye gusenyuka wana ndahita ntwara na kamera ariko babibona. Ariko Imana irakene bisiko ibintu Bibiliya ivuga. Uziko abantu twishi byanditswe. Bibiliya iravuga ngo ukuboko kw'iburyo ni gutanga kw'ibumoso ntikubimenye. Ariko uyu munsi nta nubwo ari kw'iburyo gusa, nta nubwo ari ibumoso gusa bimenye. Reka da n'amahanga kwa Victor barakomeye basigaye batanga utugare tw'abamugaye. Imana ibiturinde, nta mugisha uburimwe burigingorana tuba twamaze kuyibona. Ngiye kwishura umuntu inzu turagenda nyene bahita bebona burya umugisha wanjye nawe ucuye byarangiye. Ariko bene da umuntu ufite ririya shaka mu mutima ritagaragara ubwo kuvuga Mana ngirira gutya nzagirira umuntu runaka gutya, nanjye ngirira gutya nzagira uwo ngirira gutya. Ntitubivuga muri 2023 tuhagaze hano. Imana izagutangaza niba ufite uwo mutima, niba ufite iyo ntego. Ndabizi neza nutabyibagirwa aho uzaba uri hose uzagaruka ubivuge.
Imana ikeneye umuntu ufite intego uvuga ngo ndashaka kuba itiyo cyangwa se ndashaka kuba umureko. Umureko nta muntu utabuzi, niko mbitekereza. Ndashaka kuba umureko watanga amazi, ndashaka kuba isoko yazana ibintu ku bantu bababaye bafite. Imana ifite ibintu, Imana ifite ubutunzi, Imana ifite amazu, Imana ifite amafaranga, ariko yabuze uyahereza ngo yahereza abandi. Kuko buri muntu wese nimbanze niyiteho, nimbanze nubake, nimbanze niki, nimbanze mpage, ibikorere ndetse nimbanze mpage, nimbanze nubake, nimbanze ntwari imodoka nziza, nimbanze ngira amakampani, nimbanze bamenye. Ariko Imana ikeneye uwahinduka umuyoboro kugira ngo imwizere, hanyuma imumenemwo, hanyuma nawe amenemwo. Yesu ashimwe. Ariko nidusenga nka Nehemiya, nidusenga nk'uyu mugabo, tukubaka ubusabane n'Imana. Uzi ko cyari ikizira muri ubu bwami yari arimo akora, kuza gusereva umwami arimo kujojoba amarira. Cyari uretse n'uyu mwami, tekereza umukozi wiwe uhemba 30 yawe aje kugusereva azinze isura gutya kandi ntabwo ubimuzeho, byagenda gute? Urabanza ukamubwira buretse icare hano, ufite ikihe kibazo? Uramahoro? Urarwaye? Mbanze nkujyane kwa muganga. Ngewe niko mbigenza, sinzi we ukuntu mbigenza. Kuko niba kirazira kunzanira ibiryo urakaye, basi banza ubyihorere cyangwa menye cyo kuryama nze mbikore. Noneho uyu mugabo yaje guseriva, yamaze kumva aya makuru, mutima ubabaye, ariko yamaze gusengera umwami. Hari ijambo hari aho twumvisha haravuga ngo ndakwinginze ibuka ijambo wategetse umugaragu wawe Mose uti nimucumura nzabatataniriza mu mahanga. Kandi uti, ndashaka umurongo numvishije uvuga ngo abo nibo ngo Nyagasani ndakwinginze tegera ugutwi kwawe gusenga k'umugaragu wawe nuko abagaragu bawe bishimira kubaha izina ryawe. None uhe umugaragu wawe umugisha, umuhe no kugirirwa imbabazi n'uyu mugabo. N'uyu murongo ni be yo ku murongo wa 11 niyo nashakaga. Ngo wumve gusenga k'umugaragu wawe, ariko umpe no kugirirwa imbabazi n'uyu mugabo nkorera. Haleluya. Arangije gusenga iryo sengesho, Imana irazifata umutima w'uyu mwami. Ubundi yagombaga kuva hariya ku meza ajyanwa muri gereza, ariko kubera isengesho ngo aca bugufi, aramubaza ngo mbese, yusomye muri kiriya gice hepfo, aramubaza ngo mbese wabaye iki? Ni amahoro? Ufite ikihe kibazo ngo nkigufashe? Urumva gusenga? Ariko gusenga waba wakumvise ko ndeba wijimye atari uko usanzwe umeze, ni ikihe kibazo wagize ngo nkigufashe? Haleluya. Ngo arangije kuko yari yabisengeye ku gice cya 2, ngo aramubwira ngo Nyagasani umuja wawe cyangwa umugaragu wawe nakwishima gute kandi aho nkomoka hatakiriho. Haleluya. Ngo amutekerereze imibabaro ye yose, ngo aramubaza ngo urashaka ko nkukorera iki? Iyo ukomeje ugasoma ngo ahita aramubwira ngo niba nkugiriyeho umugisha ndagusabye umuruhusha gusa. Haleluya. Utekereza ngo yamusabye ibintu byinshi, ndagusabye umuruhusha gusa nji wacu kureba. Ngo arangije aramubwira ngo si ibyo gusa, ndaguha n'abaguherekeza. Ngo ni umukozi kandi usareva ibwami, ngo ahubwo ngo ndaguha n'abaguherekeza, ngo kandi nguhaye n'urwandiko rukwemerera kujya gutema ibiti mu ishyamba byo kubaka. Haleluya. Abamuhaye uruhusha rwo gufata ku biti, abamuhaye uburenganzira bwo gufata amabuye yo kubaka, abamuhaye n'umwanya urambuye, abamuhaye n'abamuherekeza kugira ngo atagira ikibazo. Ese ndakubaza kugusenga kwakoze kuri Nehemiya uyu munsi kwananirwa gukora uyu munsi? Haleluya. Imana yacu iracyakora kandi iracyashoboye. Yesu ashimwe. Nkunda ijambo nigeze soma ngo Imana ngo Yesu ko yararejo ngo n'uyu munsi niko akiri, niko azahora iteka ryose. Nagira ngo nkubwire ngo wibuke ko niba yarahuye na Barutimayo, uzi ko Barutimayo yabyitse nk'uko asanzwe abyuka, atazi igitangaza ari buhure nacyo. Arabyuka tu nk'uko asanzwe ajya gusabiririza n'igikoti cye aragenda, nta makuru yari afite dia.
aragenda aja mu kazi ke avuga ngo hari uyu munsi ndi buhure n'umukire ntabura nawe na bitanu ari bumfunyike. Ahaguruka agiye gusaba, ntabwo yarazi ko ari bugaruke afite amaso areba. Haleluya. Ariko ngo igitangaza cyamubayeho aho yasabiye uwo munsi, Yesu yari afite gahunda yo kuhanyura. Ngo amaze kuhanyura, haleluya, ngo amaze kuhanyura, ngo hanyuma ngo Barutimayo arabaza ngo ibyo ngo urwo rusaku numva n'urwiki. Ngo aramubwira ngo ceceka yewe, ngo ni Yesu w'i Nazareti ugiye kuhanyura. Ngo ceceka yewe, ngo ni Yesu ugiye kuhanyura, kandi niwigire yuranuka utamunukira atanakubona. Mba nkubwira sheri, byihorere, abakuvuga ntabwo bakuzi, wewe ubaka ubusabane nijoro. Haleluya. Amaze kubyumva ko ari Yesu w'i Nazareti, amatwi ngo yari yarumvishije ko uwahuye nawe ubuzima buhinduka. Ngo ahera ubwo arasakuza, ngo aravuga ngo Yesu w'i Nazareti, ngo wabasha wankiza. Ngo arongera arasakuza ngo Yesu, ngo ngwino nanjye ungirire imbabazi. Ariko ngo iryo jwi ngo rigwa mu matwi ya Yesu, ngo arahagarara. Reka dusakuze iri joro bituma Yesu ahagarara. Haleluya. Ndakwinginze ijwi ryawe ryongere ritambuke ku buryo riri bukorogoshere mu matwi y'ijuru. Ndakwinginze ongeraho ku kuntu watakaga kugira ngo Yesu ahindukire abaze ngo ninde. Ni Janete ariko ko numva ijwi, ko ndi kumva ijwi. Habaye iki? Ni Murekatete turi gutaka ariko ako ndumva ni Jean de Dieu urimo gutaka ko numva ijwi. Ariko haleluya rero, uzi ko Yesu azi gutandukanya ijwi rya Marigarita n'irya Mariya. Ntabwo ari buyitiranye dia. Wowe ataka tu. Noneho uyu mugabo ngo kwamubwira ngo ari kucicika, ngo akongera agataka, ngo bamubwira ngo ari kuwacicitse, ngo akongera agataka, bituma Yesu ahagarara. Ati uwo ninde? Reka Yesu uyu munsi avuge ngo ari kuwo ninde. Reka iri joro Yesu avuga ngo ariko hari umuntu nabonye. Reka iri joro Yesu avuga ngo ariko hari umuntu numvise. Yesu ngo aravuga ngo uwo ninde? Abamubwiraga ngo ceceka, ngo baramubwira ngo ni ya mpumyi yitwa Barutimayo iba yaje gusaba. Abanyana arababwira ngo ni mu muhamagare. Haleluya. Ariko buri uzi icyo birimo kuvuga muri iyi minsi, abakuvuze ngo kariya gahungu ko kwa runaka burya nta n'ikintu kazigera kigezaho, buriya kazapfa kanasabiririza, buriya ko kanagiye ni Kigali, buretse bazaza basigaje kutubwira ko kamenye amazu bagafunze. Abo nyene bari kuvuga ayo magambo rero, reka nkubwire, uzi kuntu bagiye guhindura indirimbo bamaze kumva ukuntu Imana imaze kukugirira neza, kuko amakuru aragenda. Abo nyene bazavuga ariko sha, uzi ko yasenze Imana, uzi ngo ko yajyaga arana veyedi, uzi ko Imana yasenze yamwumvise. Ariko di reka tuzaje kureba Imana yasenze natwe tuyibwire tugirire neza. Birakwiriye ko abantu bahindura amagambo kubera wewe. Haleluya. Birakwiriye ko bakuvuza nabi batangira kukwamamaza neza. Birakwiriye ko bakwimya amazi bayakubyiganirizaho kandi utayakeneye. Uyu mwana w'umuhungu aririmbye, hakomana uzampe mbona uyu mwana mukore mu ntoki, ngo kandi Imana icyo ngukundira wahisha ibanga ryanje nawe. Baratuvuga ariko ntibatuzi. Mwiturize. Ngewe nkigera mu mujyi wa Kigali naravuze ngo reka ngire umwuga niga. Muvuge ntabwo nawukozeho ariko narawize. Ndavuga ngo reka nige hoteleri. Nja kwiga hoteleri, ndayiga ndayirangiza. Noneho amanota bagombaga kuduha yagombaga gushingira muri ntuza muri bavyita ngo iki stage, mperuka nyikora sinabyibukaga. Noneho ahantu nagiye gushaka stage, uzi ibyo nahuririyeho nabyo, ndagenda rwose barayimpa. Bamaze kuyimpa ndumva ntari nacumuye, nta cyaha nari nakoze ko nari umukozi w'Imana. Noneho bampa guseriva inzoga, ndababwira ntoya nzakora, ndashaka gukora stage yo mu gikoni, ntago ndi bukore iyo guseriva. Baravuga ngo nyene tugomba kugupanga ahantu hose, uzakora igihe kinini kuzakora mu gikoni, igihe kinini kuzakora muri ibi, igihe kinini kuzakora. Ndababwira oya, jewe nize guteka, ndashaka munjane mu gikoni. Ariko icyo nakwepaga ni bya bindi kwambara twatumini tugera hano hanyuma no kwirirwa utwaye plato gutya ya ntuza ya za mitsingi. Oya, nzajya verisi ibingibi no kuverisa no guseriva.
nzajya seriva ibi ngibi nibyo bindyohera. Haleluya. Nuzani wanjye nguhe ji na fanta twinywere twuzure umwuka wera ubundi ubuzima bukomeze. Noneho uwo mudamu nyiri iyo hoteli amvuma mu maso arambwira ngo uzapfa ntaco wigejejeho, ndagupanga ahantu hari amafaranga wagicucu bukanga, uzapfa gutyo. Nukuri n'amanota barayanyimye, nja ku kigo ndababwira nti hari yabanyimye amanota, mugende mubaze manager niba ntarakoze neza, haraho nabaye ikigaba byanyimisha amanota ikigo nico cyarinze kuja kuyanshakira. Ariko se ko kuba uyu mudamu akuhazajya nkaja kuri akubundi baracahakorerara uhazajya nkaja kumwiyereka. Haleluya. Ariko ntabwo mbiyemeyeho. Uzi kuvuga Yesu mu mufuka harimo kontaki utari butahe n'amaguru. Umuntu babwiye ngo uzapfa ntaco wigejejeho kubera ntazabona tipu. Umva yewe ngo kubera ntagiye kuzajya mbona tipu ngo nzapfa ntaco nigejejeho. Ubuse data birashoboka ko nabandi kwirata namwe mu bireba mubona ntaco nzigezaho. Haleluya. Reka mbabwire uko abantu batureba bitandukanye n'uko ijuru ritureba. Icyo umuntu yakuvuzeho bitandukanye n'icyo ijuru ryakuvuzeho. Yesu ashimwe. Umira ku cijuru ryakuvuzeho, rinda cyane cijuru ryakuvuzeho, ntucyanduza cyangwa ngo gitakaze. Achana na watu ni watu hawakujui, babona ugenda ariko ntibakuzi, babona uganira ukavuga ikinyarwanda nk'aba ariko ntibazi inkomoko yawe, ntibazi nahuja, ntibazi cijuru ryagusezeranije. Yesu ashimwe. Ubu uyu mudamu yaba yambonaga akareba kombi wanjye batakimbwira ngo iminsi 30 yageze, Imana namwe izabahe kuba mu mazu yanyu abagikodesha mu izina rya Yesu. Burya umuntu ijoro ribaruwa riraye sibyo rata. Ndakeka hano nta muntu tunganya imyaka uretse umugabo wanjye wabundi utaho, ariko abandi muri abana kuri ijye. Reka mbabwire ijoro ribaruwa riraye, niba habaho ibintu bibishe no gukodesha. Imana ibarinde gukodesha mwa bakobwa mwe n'abahungu, muzashaka Imana yarabahaye amazu yanyu kandi ibasha gukora cyane biruta. Haleluya. Umva ngo genda mvera no mu kazi uzapfa ntaco wigejejeho. Icyambwira hari uyu munsi ushobora nuko wenda nta namyibuka ngira defa yo kwibagirwa umuntu nkanibagirwa n'ibye byose. Shobora kuba yaba rumwe mu bamarift kandi yarambwiye ngo nzapfa ntaco nigejejeho. Nta wamenya ndashaka kuzajyayo. Uzi ko rimwe nahasohokeye barangije batekereza ko nahasabye akazi, bagira gucya hanyuma bakiriye ndavuga abakiriya banyu babasaba bate? Nyene narahavuye ndi umukobwa wubaha Yesu, ndavuga reka mpasohokere nje ko harya gakoko. Mva muko ujye wisohokana bataragusohokana. Mva ntuzategereze ngo hari umuhungu uzagusohokana ngo urye brushette kuko wapi. Nge Janete narisohokanaga ndi genyene nkicara nkanywa koka yanjye, hanyuma nka commanding inkoko cyangwa brushette numva ndi burangize. Nkavuga ahantu nyene bambwiye ngo tuzapfa ntaco bimariye. Niho nagiye ndababwira mva ndi umukiriya wanyu uyu munsi munyakire. Mufite iki? Hahandi nyene. Amen. Imana ibagirire neza kugeza ubwo ababasuzuguye batangira kuvuga nyakubahwa murafata iki? Kandi Yesu arabishoboye kandi ajya abikora. Haleluya. Uzikomeje ugasoma muri Nehemiya uzi cyabaye. Hari umugabo witwa Tobiya na Sanibarati n'umwarabu. Aba bagabo ngo bumvishije nabari baragize uruhare rw'isenyuka ry'i Yerusalemu, ngo bamaze kumva yuko Nehemiya yubaka n'abandi bose bari kumwe, ngo bagira umujinya mwinshi cyane. Bibiliya ivuga ngo bagira umujinya mwinshi. Utekereza ko iyo urimo gutera imbere ubona wavansa, utekereza ko Satani avuga ngo ni byiza wapi, kuko ibyo yagambiriye ku buzima bwawe byari bibi cyane, ariko noneho Imana irabivunje. So ibyo rero bikomeza kubabaza Sanibarati, biramubabaza ku buryo yifuza ikintu cyaguhombye. Noneho Bibiliya irambwira ngo barangije baravuga ngo ibyo bubaka ibyo ngo n'ingunzu zabihagararaho bigasenyuka. Uri kureba iyo utangiye gutera imbere, iyo utangiye kugura imodoka yayindi nyene utangira nka yayindi natangiriyeho, sibyo? Yayindi twatangiriyeho kavuga yewe disi nta kundi nyene bagombaga kuva ku kagare banyonga gutya akarekera kujya sini ku mugabo we bakajya mu kariya kamodoka kameze nk'agaporoporo. Ubwo sigitangaza na Sanibarati baracyariho n'uyu munsi. Uziko urega ntabwo bapfuye, barahari bavuka buri munsi, kandi icyo bavukira ni kugira ngo bagutere imbaraga zo gukomeza wubaka inkiki. Haleluya.
ngo barangije bashora amagambo yo guca intege. Noneho ngo abubatsi baba barimo barubaka bakabaca intege, abajyaga kuzana ibyatsi byo kugira ngo bashira mu matafari bubake bakabarwanya. Noneho Nehemiya ngo ashyiraho ingamba. Gushyiraho ingamba ashatse kuvuga iki? Ongera uhindura uburyo wasengaga. Niba wasengeraga ku musozi, manuka usengere mu kibaya. Niba wasengeraga mu cyumba, ngwino mu rusengero. Haleluya. Nehemiya ngo ashyiraho ingamba, ngo abwira abubatsi ngo noneho nimwubake ngo ukuboko kumwe kugafata umwiko, ukundi kugafata inkota yo kurwana n'abanzi. Haleluya. Kuko umwanzi wacu ntabwo adukunda, nta nubwo ntazigera anadukunda kwanza. Haleluya. Bivuze ngo ubaka witeguye kurwana, tera imbere ariko usenga ukiranuka. Haleluya. Shakisha ibyaguteza imbere ariko bisengera ukiranutse. Irinde gucumura no gukoreramo ibyaha. Yesu ashimwe. Gusenga guhindura ibintu. Gusenga guhindura ibintu. Uyu mugabo yaza kumva amakuru nk'umuntu wageze, urumva ntabwo yarashonje, ntabwo yaryamaga nabi, nta kibazo yari afite muri uwo mwanya. Ariko yaza kumva aya makuru akayumva nkaho bitamureba, nta kimana iba yarabikozeho. Ariko amaze kubyumva yagize umubabaro. Reka dusabe Imana iduhe umutwaro kwanza. Ikintu dukenye ni umutwaro. Ndagusaba kutanyurwa mu ubwo buzima. Bibiliya iravuga ngo sindimwa kubigisha kwifuza, ariko mufashe iki Kinyarwanda mucumve neza uko nshaka kubivuga. Winyurwa n'ukuri. Ese biri kumva? Ndi kubyumva? Muri kumva Ikinyarwanda hari icyo nshaka kuvuga ariko sindimwa kukivuga uko mbishaka. Ndavuze ngo winyurwa n'ukuri. Imana ikeneye umuntu utaranyurwa n'ubuzima ryamyemo. Imana ikeneye umuntu agishakisha uburyo yatera imbere. Imana ikeneye umuntu. Hari umuntu Imana ikeneye ataryamye, adasinziriye, atanyuzwa n'uko ameze, atanyuzwa n'ibyo amaze kugeraho, ahubwo uvuga ngo Mana, ibi bintu ni byiza warabimpaye, ariko ngera unteze intambwe kugira ngo ntere intambwe yo gukora ibi ngibi. Uwo muntu ni w'Imana ikeneye. Apana kuvuga ngo ndanyuzwe nibyo wampaye, birampagije n'abana banje, ukomeze umpe ibyo kurya by'uyu munsi kugira ngo nkomeze ngubwe neza. Ntabwo ari abo ngabo Imana ishaka. Imana ikeneye umutima ukinyotewe, ikeneye umutima ugishakisha, byaba mu buryo bwo mu mwuka no mu mubiri, byaba mu buryo bwo gukiranuka, byaba mu buryo bw'ibifatika. Imana iracyakeneye umuntu ugishakisha. Hari umuntu ugishakisha ngo ijuru ryongere rimwiteho. Uzi muri Samweli wa 2 igice cya 9, umugabo uriyo witwa Mifibosheti, Dawidi yarabajije ngo hari umuntu ukiriho wo kwa Dawidi ngo mugirire neza kwa Sawuli, ngo mugirire neza kubw'imbabazi z'Imana. Urumva? Hari umuntu icyamira ijoro Imana ikabaza ngo hari umuntu ugifite umutima ushaka, hari umuntu ugifite umutima wifuza gukiranuka, hari umuntu ugifite umutima wifuza kugera mu bundi bwiza, hari umuntu wifuza ko nakwagura ubuzima bwe ku buryo ahinduka umugisha ku bandi. N'uyu munsi Imana irabaza, ese arahari? Ufite iyihe ntego? Ubukira bwawe intego yabwo ni iyihe? Amashure yawe intego yayo ni iyihe? Gukizwa kwawe ni ukuza mu rusengero ugasusuruka bikakureba ntihagire abandi bamenye neza. Gukizwa kwawe intego yabyo ni iyihe? Reka bene da tugire intego, tugire intego. Niba waje mu rusengero gira intego, pana gutamporeza murabyumva? Pana gutamporeza mbanza mari gihe mbanza ngira abo mpura. Niba wagize amahirwe ukaza mu nzu y'Imana, nge namaze imyaka iyi mbyifuza bitankundira. Igihe mutambonaga hano ndi muri Kenya, nadomoka gutya nkumva ahantu nabwo natinyaga isengero z'abanyakenya, narazubahaga cyane, ariko nagiraga gutya nka domoka n'umwana nkasengaho gato nkagaruka ntinya urusengero rwo rwose ninjiramwe, kuko waratambuka ukabona urusengero rwanditseho ngo church satanic. Ubwo se wowe wabone hano batinyutse bakandika ngo church satanic ukagira ibyiringiro by'ahandi ko ari hazima? So nagendaga ni set ibire nkavuga Mana basi
burya nta kintu Imana idasubiza. Numvaga mbinyotewe, numvaga mbishaka kugira ngo nirinde gutoratora, nirinde gutoragura, nkashaka kurya ibiryo by'iwacu ahantu nzi. Uzi ko Imana abakore, numvaga Imana impaye nk'amafaranga nabaha ibikoresho kugira ngo babikore abantu badahari bajye bumva ijambo doko bumve ko bari mu nzu y'Imana. Uzi ko Imana yabikoze. Rero niba ugize chance yo kuza mu nzu y'Imana, koresha agahe kawe neza. Yesu ashimwe. Senga uvuge ngo iri joro ngiye gusenga guhindura ibintu. Nubufashe isaha imwe yo kuba imbere y'Imana, gireba uvuge ngo ngiye kuba imbere ya Yesu. Yaravuze ngo ntimurushe mubana nanjye n'isaha imwe. Niyo uvuga ngo ngiye gusenga isaha imwe, senga utisengesheje. Uvuge ngo ngiye gusenga isaha imwe ariko ngiye kuritura imisozi y'abadayimoni, numve yimutse. Wumve hari ibintu wigijeyo. Kuzi ko iyo wasenze nawe ubwawe ubimenya ko wasenze. Niyo wakinye uzi ko ubimenya ngo wakinaga. Hari abantu babyumva. Ngewe umunsi Imana impuye umugabo hari kuwa gatatu. Amen. Bari babatije ku rusengero rwaho narindi. Ni mfata amasezerano y'urushaka Imana yampaye. Manuka muri Yorodani ndicara. Manuka muri Yorodani ndibuka amazi yangezemo hano. Nyicaramo. Murabona amayesikariye muri Yorodani? Nyicaramo. Maze kuyicaramo nibutsa Imana ishuro yambwiye urushako. Ndayibutsa kabisa, ndayibutsa. Ndangije ndayibaza ariko ubundi nkubaze. Nari nakubwiye ngo usezeranye ko nzashaka. Nigeze mbikubwira. Rubyiruko mu ntega amatwi. Mujye mujya inama n'Imana. Ujye ufata umwanya uvuge ngo ngiye kuganira n'Imana, so umuntu tugiye kuganira. Manuka muri Yorodani ndayibaza. Naravangiwe se narumviranye, ntabwo ari we wari wavuze. Nabwo ujye umenya Imana niyo yavuze cyangwa numviranye. Kuko uzi ko hari abantu babitse amasezerano adahari, ibintu bidahari. Ukazategereza wapi? Jya ufata igihe uyibaze ngo cyagihe ndi ku karago senga umuntu agahanura, niwe wari uvuze cyangwa se wavuganye nanjye? Eske cyagihe ndyama nkarota niwe wavuganye nanjye cyangwa naribeshe? Eske igihe soma ijambo riraha naha ku gicikini ku murongo yunuye niwe wavugaga cyangwa naribeshe? Ivuga rimwe cyangwa kabiri nubwo abantu batabyitaho. Niko Yobu yavuze ngo ivuga rimwe cyangwa kabiri nubwo abantu batabyitaho. Ndangije nicara muri Yorodani ndayibwira ngo ndashaka unsubize iri joro, kandi ndashaka unsubirisha ibikorwa s'amagambo. Haleluya. Erega Sharini tugikora ubukwe yumvaga ukuntu nganira n'Imana, akambwira gifite cicika ndakwinginze wakabyara Imana irarakara. Ntireka da nubundi biri mu mutima, reka mbivuge, reka nyibwire nubundi mu mutima yahabonye kare, reka tuyibwire. Kambwira ndanagiye simpari. Burya buri muntu wese abafite ukuntu yabwubatse nayo. Noneho muri Yorodani ndasenga zigeze saa 11 n'igice, numva umutima wanjye ni amen. Ntabwo numvishe ubuhanuzi, nta nijwi numvishije nk'iry'abakozi b'Imana muri Bibiliya batubwira. Nari ndi jyenyene muri Yorodani mu ijoro. Ndayibwira ngo ni umugabo umwe ngusaba mu isi yose. Niba ari we wavuganye nanjye kuzanyubakira, ni umugabo umeze gutya na gutya ngusaba mu isi. Si abagabo babiri, ni umusore umwe gusa kubaho gukiranukira. Niba ari Burayi simbizi, niba ari mu Rwanda simbi, ahari hose kumungezaho birakoroheye. Kora mu buryo bwawe ngereho byihuse. Hari kuwa gatatu. Kuwa gatandatu mpura n'umuntu mu muhanda. Mbona hagaranye n'umudamu nzi, ndamusuhuza, bari abadamu batatu. Uwa gatatu ntazi musuhuje ambwira ngo mvuke Uwiteka Imana avuze. Ntambo. Ngo Imana igiye kugukorera ubukwe, kandi ahantu wanyuze bagusuzugura bazagaruka bagusabe. Ndakwinginze ntuzanyibagirwe. Sindongera kumubona uwo mudamu. Hari kuwa gatandatu. Ku cyumweru. Kubura ntiwari usanzwe umbona kutari warabimbwiye. Ku cyumweru dusohotse amateraniro arambwira ngo umukozi w'Imana ko nifuzaga ko wampa umwanya tukavugana nk'ejo ku wa mbere, byagukundira ko tuvugana. Afite ukuntu avuga bikaba ngombwa ko umwemerera cakuvugishije. Ntimwamwumvisha uko avuga.